Alcatraz ni gereza iri mu za mbere mu kugira umutekano uhambaye cyane ku isi. Iyi gereza ni nayo Victor LUSTIG yafungiwemo nyuma yo gufatirwa mu bikorwa byo gucura amafaranga. Ibi bikorwa bya Victor byari bimaze gushegesha leta ku buryo kumufata agafungwa aricyo kintu cyonyine cyari kurokora ubukungu bw'igihugu. Kuri Victor LUSTIG gukora amafaranga sibwo butubuzi buhambaye yari akoze bwonyine, hari n'ibindi byinshi yakoze ku buryo n'abandi basikama iyo bagiye kwigereranya nawe babigendamo gake. Ibaze nawe umuntu wagurishije Eiffel Tower, umunara wo mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa inshuro zigera kuri ebyiri kandi akahacana umucyo. Ibi byabaye mu mwaka w'1925. Ubaze neza ubu tuvugana ikinyejana kirashize. Victor LUSTIG y'abandi basikama bageze ku byo yakoze nabo baricara bakiga. Ibaze gufata umuntu ukamwumvisha ukuntu umunara nk'uriya ugiye kumugurisha nk'ibyuma bishaje. Uyu mugabo niwe tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Ubwira akantu ku kandi uko uyu mugabo yaje kugurisha Eiffel Tower inshuro zigera kuri ebyiri zose. Ndakubwira uko Victor yavuye kuba umujura w'utuntu duto duto bimwe by'ubugegera byo gukora mu mifuka agatangira gukora ubujura bunini kandi buteguranye ubuhanga. Muri iyi documentaire ndakubwira amayeri yose yakoresheje akamugeza ku kugurisha uyu munara w'ikimenya bose ku isi, Eiffel Tower. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Edmond. Niba ari ubwa mbere wisanze hano kora subscribe tubane muri iki kiganiro. Guha ikaze. Kugira ngo usobanukirwe neza imvo n'imvano y'uko Victor LUSTIG yatangiye kwiba, ndagira ngo dutangirire mu bwana bwe. Uyu mugabo tuzi uyu munsi nka Victor LUSTIG yavutse mu kwezi kwa Mutarama mu 1890. Avukira i Austin mu gihugu gisigaye cyitwa Repubulika ya Czech. Nta muntu n'umwe wigeze amenya neza amazina yavukanye kuko yagiye ahindura amazina, isura ndetse n'imyirondoro yavukanye inshuro zirenga 45 kugira ngo atazagira umukurikirana byoroshye. Amakuru ahari yo mu bwana bwe agaragaza ko ubuzima bwa Victor akiri muto bwari bubi cyane. Amakuru avuga kandi ko ababyeyi ba Victor bari abakene kurusha abandi bose, bakabaho nk'abahinzi batishoboye batanashoboraga kubona ibyo kurya n'imyambaro bihagije byo gutunga ndetse no kwambika abana babo. Ababyeyi be batandukanye afite imyaka 8 maze bamwohereza kubana n'abavandimwe. Ubwo buzima bushya yaragiye kubamo bwamuteraga agahinda ku buryo atashoboraga kubwihanganira. Agejeje ku myaka 12 Victor yafashe umwanzuro ko yabaho neza ari wenyine kuruta uko yari ameze. Nibwo yahisemo kuva mu ishuri arahunga. Yatangiye kubaho nk'umwana wo ku muhanda mu mijyi itandukanye yo ku mugabane w'i Burayi. Kubera ubukene n'inzara byatumye atangira kujya akora mu mifuka y'abantu ndetse no gusabiriza kugira ngo abone icyo kurya. Mu mwaka w'1993 nibwo ibintu byose byahindutse, afata icyemezo cyo kwinjira mu buzima bw'ubugizi bwa nabi. Muri icyo gihe Victor yaragejeje ku myaka 13. Abantu baramuhezaga aho yabaga ari hose, hakiyongeraho no kuba nahagira abarizwa arwana no kubaho mu mihanda ya Budapest. Umunsi umwe ari mu mpeshyi nimugoroba afite inzara nyinshi yatangiye gushakisha ibisigazwa by'ibiribwa muri za puberi zo hanze ya hoteli. Mu gihe arimo ashakisha mu myanda yabonye umugabo n'umugore ku ibaraza ry'inyubako ya hoteli barimo kwitegura gufata amafunguro ya nimugoroba. Victor yakomeje kubitegereza abona abakozi ba hoteli babazanira amasahani menshi yuzuye ibyo kurya byiza babishyira ku meza. Byari ibiryo byinshi kuruta ibyo Victor yari yarigeze abona mu buzima bwe bwose. Nk'umwana wari ufite inzara nyinshi yatunguwe kandi anababazwa cyane no kubona uwo mugabo n'uwo mugore batarigeze barya ayo mafunguro, ahubwo bakayasiga aho ngaho bagahita binjira mu cyumba cyo kuraramo. Victor ntiyabyumvaga neza. Muri ako kanya nibwo Victor yafashe icyemezo, yiyemeza ko niba hari abantu bashobora kubaho batyo mu buzima bwe kataraboneka mu gihe we abaho arya ibisigazwa byo ku muhanda, yahise arahira ko atazigera yumva yicira urubanza mu mutima kubera kubeshya cyangwa kwiba abamurusha mikoro. Kuva icyo gihe yongeye kwiba akora mu mifuka bimwe byari bisanzwe kugira ngo abeho gusa, ahubwo yatangiye gukora ubujura bwisumbuyeho. Hanyuma azana gutangira kujya apfumura akaninjira mu mazu y'abandi. Agejeje imyaka 18 Victor yari amaze kumenya neza amayeri yose yo gukina urusimba akoresheje amakarita. Yabaye umuhanga cyane mu gukinisha intoki ze mu buryo bwihuse, bituma ashobora kuriganya abo bakinanaga umukino wa poker ndetse no gushuka abantu mu mihanda akabambura amafaranga. Ariko ntibyatinze kuko polisi yahise itangira kumenya amayeri n'ubujura bya Victor. Yaje gufungwa inshuro nyinshi muri za gereza zo mu mijyi itandukanye nka Budapest, Prague, Zurich ndetse na Vienna. Nubwo yafungwaga kenshi gashoboka, ibyo ntibyigeze bigabanya imbaraga n'umuhate yari afite mu kwiga amayeri menshi yamufasha kunoza ubujura bwe. Igihe cyose yamaraga muri gereza yagikoreshaga anononsora ubuhanga bwe bwo gukina urusimbi neza akanasoma ibitabo. Kuko nubwo yavuye mu ishuri akiri muto, Victor yari umwana w'umuhanga kandi ukunda kwiga. Yarazi neza ko kugira ubumenyi buhagije byamufasha mu mayeri yo gushuka abantu, kandi bikamufasha kwigaragaza nk'umuntu wize uzi kwitwara neza, nk'umuntu w'inyangamugayo mu byo akora byose. Ibyo bikamurinda gukekwa kenshi.
nk'abandi banyaburayi benshi bo muri icyo gihe Victor yumvaga inkuru zavuga kuri United States, igihugu cy'amahirwe n'isezerano, aho abantu b'abanyabwenge kandi bafite amayeri bashoboraga gukira vuba. Iyo myumvire niyo yatumye yurira ubwato yerekeza muri Amerika ashaka kuba umukire. Ari muri ubwo bwato hari ibintu bibiri byamubayeho. Icya mbere, yagiranye amakimbirane n'umusare wari utwaye ubwato. Uwo musare yarakajwe nuko Victor yari ari kwiyegereza cyane umukunzi we. Uwo musare yakomerekeje Victor ku itama ry'ibumoso, icyo gikomere kiza kuvamo inkovu nini ku isura ye. Nyuma Victor yajyaga abwira abantu ko iyo nkovu yayikuye ku gihembo yatsindiye nk'umuntu wakoze ibintu by'akataraboneka, nyamara mu by'ukuri iyo yari inkovu yatewe no gukinisha umukunzi w'abandi. Icya kabiri cyabereye muri ubwo bwato nuko Victor yabonye amahirwe mashya. Yabonye ko muri ayo mato manini yambukiranyaga inyanja ya Atlantika hari ahantu heza ho gushakira imibereho, kuko yahabonaga abo yashoboraga gushuka akabatuburira. Mu bice by'ubwato by'abakire habagamo abakire benshi yashoboraga kwegera akabaganiriza neza, akabona uburyo bwo kubambura utwabo. Kuri we byari nk'ahantu heza ho kuroba amafi mu kidendezi gito cy'amazi bitamugoye, byari byoroshye cyane. Yamaraga icyumweru cyose mu bwato bwambukiranya Atlantika akambura abakire benshi yabaga yashoboye guhura nabo. Ubwato bwamara kwambuka agahagarara ku cyambu agafata ubundi bwato bufite abagenzi bashya. Mu myaka yakurikiyeho Victor yabayeho agenda agaruka hagati y'Uburayi na Amerika muri ayo mato, ari nako akomeza kwiba abantu babaga bakora ingendo. Rimwe mu mayeri yakundaga gukoresha muri ubwo bwato ni ukwita ko ari umuhanga ukomeye mu gutunganya umuziki, music producer. Akaba ashaka abashoramari bashora mu gitaramo gikomeye cyitwa Broadway. Abakire bumvaga uwo mushinga w'icyo gitaramo bagashoramo amafaranga batekereza ko ari amahirwe babonye bagiye kuyora amafaranga menshi muri icyo gitaramo, bakaza gusanga baratuburiwe nyuma y'uko bamaze gushora imari zabo. Gutuburira abantu mu mato byahagaze ubwo hatangiraga intambara y'isi ya mbere, kuko amato menshi yagendaga mu nyanja ya Atlantika hagati ya Amerika ndetse n'Uburayi yahise ahagarara. Ibyo Victor yakoraga mu gihe cy'intambara ntibizwi neza. Ikizwi neza nuko atigeze ajya ku rugamba, ahubwo intambara irangiye yagaragaye mu mujyi wa New York. Mu kugera muri New York ni yari akiri wa mwana w'inzererezi wajyaga ashakisha ibisigazwa n'ibiryo byo ku muhanda. Muri New York yabaga yambaye imyenda ihenze y'abanyacyubahiro. Icyo gihe yitaga Count Victor Lustig, akavuga ko ari umunyacyubahiro w'umukire wahunze igihugu cye kubera ibibazo bya politike. Uko yasaga, uko yavugaga nuko yitwaraga byose byagaragazaga icyubahiro n'umuco w'abakire ba kera. Ntibyari bigoye cyane kuba abantu benshi yahuraga nabo barahitaga bamwiyumvamo bakagwa mu mutego w'amayeri ye. Victor yaragiye ahinduza isura kugira ngo abone ukuntu akomeza akazi ke neza mu isura nshya. Mu mwaka w'1919 Victor yashakanye n'umugore witwaga Roberta. Uwo mugore yakundaga Victor cyane ku buryo n'igihe amenya ko atari umunyacyubahiro w'umukire nk'uko bahuye amubwira, ndetse akanamenya ko amafaranga ye yose yakuye mu gushuka no kwambura abantu yakomeje kubana nawe. Gusa n'ubundi ubuzima bwite bwa Victor nibwo bwaje kumubera intandaro yo kurangira kwe, ariko ibyo byaje nyuma. Mu myaka w'1920 bitiriye akazina ka Rolling 20s muri United States habayeho ubuzima bwo gukabya ndetse no kwinezeza no gushaka amafaranga cyane. Icyo gihe cyari amahirwe kuri Victor kuko yakoreshaga umururumba abantu bari bafitiye amafaranga. Uretse uburiganya busanzwe yakoraga, yaniganaga ibirango bashyiraga ku nzoga zari zigezweho icyo gihe, akigana kashe za leta akabigurisha abakora inzoga mu buryo butemewe n'amategeko. Nyuma y'ibyo Victor yaje kwiga ubundi butubuzi burenze. Yakoze imashini printing amafaranga ishobora gukora kopi y'inote zisa neza n'inote z'idolari. Amaze gukora izo mashini yashatse abantu bashobora kujya bazigura. Koranye n'umubaji w'umuhanga wo mu mujyi wa New York, umubaji yamukoreraga udusanduku dusa neza dufite uburebure bwa metero hafi n'igice, inyuma bagashyiraho umushongi wa zahabu nkeya, bakabikora ku buryo umuntu ukareba abona ko ari akantu keza gakwiriye amafaranga yose bamuca, agashyiramo izo mashini zicura amadolari. Victor yabwiraga abantu ko icyo bagomba gukora ari ugushyiramo inoti nyakuri y'amadolari 100 hamwe n'urupapuro ruteye neza nk'izikorwamo ayo madolari rutariho ikintu na kimwe, hanyuma bagategereza nibura amasaha 6. Akababwira ko nyuma y'ayo masaha iyo mashini yabaga imaze gukora indi note isa neza niyo bashyizemo. Iyo mashini Victor yayise Magic Money Machine. Ushobora guhita wibaza uti ni gute Victor yakoraga ibyo bintu? Dore uko yabikoraga. Icya mbere, yajyaga muri bank akabikuza inote nshya z'amadolari zikurikirana ku mibare serial numbers. Ibyo byamufashaga guhindura umubare umwe wa nyuma ku note yakoraga akoresheje ubuhanga yari afite mu gukora amafaranga ya pirate. Icya kabiri, iyo Victor yajyaga kugurisha izo mashini ntiyajyaga ahita abwira umuntu ko afite imashini ikora amafaranga yamugurisha, ahubwo yabanzaga kubaka icyizere hagati ye n'uwo ashaka kuyigurisha. Urugero, hari nk'umwe yatuburiye yari umukire wikundira gukina urusimbi. Victor yabanje kumwiba ikofi, nyuma arayimusubiza ariko amubwira ko yari yayitaye hasi. Ibyo
byatumaga agaragara nk'umuntu w'inyangamugayo, bituma uwo mugabo amugirira icyizere. Nyuma iyo yamaraga kubona ko uwo muntu amaze kumwizera, yatangizaga ikiganiro gahoro gahoro aganisha kuri Magic Money Machine, akavuga ko ari imashini ishobora gukora kopi y'inote, ariko yamara kumubwira ibyo akigira nk'udashaka kubivugaho cyane. Ibyo byatumaga umuntu arushaho gushaka kumenya byinshi kuri iyo mashini. Amaherezo bikaza kurangira uwo muntu asabye Victor ko ayimwereka. Ajyaga mu cyumba cya hoteli, Victor agashyiramo inote y'amadolari 100, kubera ko yari yaravuze ko bisaba amasaha 6. Ubwo bahitaga babona umwanya wo kuganira, bagakina amakarita, bakanasangira mu gihe bategereje. Nyuma y'ayo masaha 6 bakaza kureba bagasanga harimo inote ebyiri zisa neza neza. Mu by'ukuri Victor yabaga yarahishe indi note imbere mu mashini imbere y'igihe. Kuba zarasaga byaterwaga nuko yahinduraga nimero ku buryo zihura neza neza. Iyo umuntu yakomezaga gushidikanya, bajyaga muri banki maze umukozi wa banki akemeza ko iyo note ari iya nyayo. Ibyo byatumaga uwo muntu yemera neza ko iyo mashini koko iprintinga amafaranga nk'uko Victor yabivugaga. Ariko mu by'ukuri ibanga ryabaga riri mu byo babaga bavuganye mu gihe babaga bategereje ko iyo note irangira. Victor yabanzaga kubwira uwo muntu ko afite ikibazo cyihutirwa gisaba amafaranga menshi, kandi akavuga ko ababajwe nuko iyo mashini ye itwara amasaha 6 kugira ngo ikore kopi y'inoti imwe y'amadolari 100, bityo bikaba bimubuza gukora amafaranga angana nayo akeneye muri icyo gihe gito afite cyo gukemura ikibazo yahuye nacyo. Iyo Victor yamaraga kumubwira gutyo, icyo gihe uwo yabaga ashaka gutuburira yahitaga azana igitekerezo ati, none se iyo mashini wayingurishije? Wibuke ko Victor yatoranyaga abakire gusa, nk'abacuruzi bakomeye cyangwa abakunda gukina urusimbi yabonaga ko bafite amafaranga menshi. Uwo muntu yabaga atekereza ko abonye amahirwe adasanzwe yo kugura imashini iprintinga amafaranga. Ayo mayeri Victor yakoresheje hirya no hino mu gihugu, agenda agurisha utwo tumashini dukora amafaranga ku mafaranga menshi cyane. Buri kamwe yakagurishaga ku bihumbi n'ibihumbi by'amadolari. Kubera ikinyoma cye cy'uko iyo mashini yatwaraga amasaha 6 mu gukora kopi imwe y'inote, byamuhaga umwanya wo guhunga mbere y'uko uwaguze imashini amenya ko yatuburiwe. Bajyaga kubona ko batuburiwe, Victor we ageze kure. Cyari kirenze cyane muri ubwo butubuzi bwa Victor nuko nubwo yasubiragamo kenshi nta wigeze amuriga mu mategeko, bitewe nuko n'ubundi ibyo mashini bashakaga kuyikoresha bitabaga byemewe. Ngaho ibaze nawe, wabwira ute leta ko imashini waguze ikora amafaranga wasanze idakora cyangwa itakoze nk'uko uwayikugurishije yakubwiye? There is no way. Bityo benshi bahitaga bemera ko batuburiwe bagaceceka ikibazo cyabo. Muri ubwo butubuzi bwo kugurisha imashini zikora amafaranga ya fake nazo za fake, hari umugore umwe w'umukire witwaga Billy May Shibo waguze iyo mashini kuri Victor. Amaze kumenya ko yatuburiwe, yamaze ibyumweru byinshi ashakisha Victor, kugeza ubwo amubonye mu cyumba cya hoteli mu wundi mujyi. Can you imagine what happened next? Ahangaha niho story itangirira. Uwo mugore akimara guhura na Victor ntiyamubwiye nabi pe, nta n'ubugizi bwa nabi bundi yigeze amukorera, ahubwo yatangajwe n'ubuhanga bwe, amusaba ko bakorana mu bundi butubuzi bafatanyije. Nkaho gukorana bidahagije, ahubwo baranakundanye. Victor yaje gusiga umugore we bari bamaranye iminsi, akurikira uwo mugore mushya bari bahuye. Uraza kumva ukuntu Victor iki cyemezo yaje kucyicuza nyuma. Mu gutangira gukorana ibintu byagendaga neza cyane, ndetse banategura ubujura bwinshi buremereye, baranabukora burabahira. Umunsi umwe muri Gicurasi 1925, Victor yasomye inkuru mu kinyamakuru ivuga ko umunara wa Eiffel Tower wari uri kugenda usaza, kandi kuwusana ngo byari guhenda cyane kuruta kuwusenya. Uwo munara wari warubakiwe imurikagurisha mpuzamahanga ryabereye i Paris mu mwaka wa 1889, kandi wari waranagenewe kumara imyaka 20 gusa, ariko abaturage b'i Paris barawukunze ntiwasenywa. Nibwo mu 1925 ikibazo cy'uko umunara wari ushaje cyongeye kuvugwa mu binyamakuru. Iyo nkuru yahaye Victor igitekerezo cyamushyize ku rwego rw'abatubuzi bakomeye mu mateka. Icyo gitekerezo ni nacyo twatangiriyeho, kugurisha umunara wa Eiffel. Victor yahise ajya i Paris muri uko kwezi kwa Gicurasi, aherekejwe n'umwe mu bamufashaga mu bujura yateguraga witwaga Dan Collins. Nk'uko byari bisanzwe mu bujura yakoraga bwose, uyu mugambi wari warateguwe neza cyane. Buri ntambwe bazatera mu gukora ubujura yari agiye gukora, yakoze ibishoboka byose, agirana imikoranire n'abandi bantu biberaga mu isi y'abanyabyaha kugira ngo abone impapuro n'ibyangombwa by'ibihimbano bigaragara nk'ibiturutse muri Minisiteri y'Ubufaransa ishinzwe inyandiko za leta ndetse n'itumanaho, ariyo yari ishinzwe umunara wa Eiffel Tower muri icyo gihe. Nyuma y'ibyo yagiye muri hoteli ihenze cyane i Paris, ajyamo mu izina ry'umukozi wa leta wo muri iyo minisiteri.
aho yari acumbitse yohereje amahoro abacuruzi batandatu bakomeye bakoraga ubucuruzi bw'ibyuma bishaje i Paris, abatumira muri hoteli ngo baze baganire kuri deal y'ibanga rikomeye cyane idashobora kuganirwaho ahandi hantu aho ariho hose. Aba bagabo bamaze guterana mu cyumba cya hoteli, Victor yabagejejeho ijambo yari yarateguye neza, arivuga mu gifaransa cyiza kandi gishimishije. Yababwiye ko leta ifite gahunda yo gusenya umunara wa EIFFEL, ariko ko leta itifuzaga kubitangaza ku karubanda kuko byashoboraga guteza uburakari mu baturage, cyane ko bagaragaje ko uyu munara bawukundaga. Yabwiye abo bacuruzi ko aribo batoranyijwe mu ibanga kugira ngo batange ibiciro byo kugura ibyuma bizava muri uwo munara. Akimara kubivuga, abo bacuruzi bahise bagwa mu mutego we. Yabanje kubumvisha ko ari abantu b'ingenzi cyane, ndetse b'abanyamahirwe kuba leta yabahisemo ngo ibahishurire iyo deal, hanyuma akagenda bahereza ibisobanuro birambuye ku munara. Victor yari yarakoze ubushakashatsi bwimbitse ku buryo yari azi ibipimo byabo byose, imiterere yawo, ndetse azi neza buri buro ifunze ku munara ku buryo nta kintu na kimwe wawumubeshyaho. Mu gusoza ijambo rye yanababwiye toni zigize ibyuma biri kuri uwo munara, ababwira ko ari toni 7,000 z'ibyuma byiza cyane zishobora kuva muri uwo munara. Aba bagabo bahise babibona nk'uko yari yabipanze ko bagomba kubona ko ari amahirwe adasanzwe y'ubucuruzi. Bose bamugejejeho ibaruwa zifunze zirimo ibiciro, ariko mu by'ukuri Victor yavuye muri iyo nama yabereye muri iyo hoteli yamaze guhitamo uwo azagurishaho uwo munara. Uwo yari umucuruzi witwaga Andre Poisson. Yabonaga neza ko Andre yari afite inyota nyinshi yo gushora amafaranga muri iyo deal. Inama irangiye yamusabye kuza guhura nawe ngo baganire bombi mu ibanga. Bamaze gusigara bonyine, Victor yatangiye kumuganiriza, atangira kumwumvisha ingorane zo gukorera leta, ndetse anamubwira ukuntu abakozi ba leta bahembwa make cyane. Uko yabivugaga byumvikanaga neza ko ashaka ruswa. Ibyo byatumye Andre arushaho kwizera ko Victor ari umukozi wa leta ushaka kwirira ruswa bimwe bisanzwe. Uwo mucuruzi byanamwumvishije impamvu inama yabereye mu cyumba cya hoteli mu ibanga, bityo Andre ntiyazuyaje, yahise amusinyira sheke iriho amafaranga menshi cyane yo kugura uwo munara, ndetse ashyiraho na ruswa kugira ngo Victor amuheshe ayo mahirwe yo gutsindira iryo soko. Victor abagurishije EIFFEL Tower bwa mbere gutyo. Uwo mucuruzi akimara kugenda, Victor yahise ajya kubikuza ayo mafaranga, afata gari ya moshi yerekeza muri Austria. Victor yaragiye amara ibyumweru bike muri hoteli imwe mu zihenze cyane mu mujyi wa Vienna. Nta kindi yarategereje usibye gusoma mu binyamakuru inkuru ivuga ku butubuzi yakoze. Yarategereje amaso ahera mu kirere. Yaje gusanga Andre yaracecetse kubera ipfunwe n'isoni zo kwemera ko yatuburiwe. Ndakurahiye nawe ari wowe ntabwo wajya kwemera mu ruhame ko watanze ruswa ndetse n'andi mafaranga menshi ngo ugure umunara wa EIFFEL nk'ibyuma bishaje, hanyuma ukaza gusanga barashutswe. Ibyo byahaye Victor igitekerezo gishya. Ati, niba nta muntu watanze ikirego, ubu noneho nshobora gusubiramo iyo deal nkongera nkagurisha bwa kabiri. Nta gutinda, nyuma y'amezi make yasubiye i Paris abisubiramo nk'uko yabikoze ubushize ku bandi bacuruzi b'ibyuma bishaje. Arongera atsindira andi mafaranga menshi cyane. Ariko kuri iyi nshuro umwe mu bo yatuburiye yajyanye ikibazo cye kuri polisi. Inkuru imaze gusakara hirya no hino, Victor yabonye ko byaba byiza atongeye kugerageza kuwugurisha bwa gatatu. Ako kanya yahise apakira ibye asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba Victor yarashoboye kugurisha umunara wa EIFFEL inshuro zirenga imwe bigaragaza impamvu abatubuzi benshi bamara igihe kinini bataramenyekana. Abantu benshi ntibaba bashaka kwemera ko batuburiwe. Ese nyuma y'ubutubuzi bwose Victor byari kumugwa amahoro akagenda gutyo gusa? Victor LUSTIG ubujura bwe yakomeje kubwagura. Uko yateguraga ubujura burenze, ubutaha niko yabaga ashaka gutegura uburenze cyane. Noneho hari umugani wo mu Kinyarwanda uvuga ko iminsi y'umujura itagirenga 40. Tugiye kureba uko noneho Victor yaje gufatwa kubera kuguma gushaka gutegura ubujura buhambaye kurushaho. Hagati ariko reka mbanze mbashimire kuba mudasiba gukurikira ibyo dukora. Gutegura ibyo tubagezaho bisaba igihe ndetse bisaba n'imbaraga. Bitabaye mwe mudasiba kudukurikira no kutwereka ko mukunda ibyo dukora, nitwakomeza gukora. Bityo rero ndabashimira byimazeyo kuri buri gitekerezo mutanga ku biganiro byacu. Reka dukomeze inkuru yacu. Nubwo Victor yari amaze kuba umukire, Victor agarutse muri United States ntiyari afite igitekerezo na kimwe cyo kureka ubujura ndetse n'ubutubuzi. Kuri we nta muntu wari muto cyangwa munini cyane ku buryo atari kumutuburira. Hari inkuru ivuga ko yatuburiye umunyamabara mugenzi we wamenyekanye cyane witwaga Al Capone. Victor yabwiye Al Capone ko akeneye $50,000.
kugira ngo akore ubujura karabutaka azamwungukire, anamubwira ko ashobora kumukubira kabiri mu mezi 2 gusa. Nyuma y'igihe gito Victor yasubije Capone amafaranga ye yose, amubwira ko ibyo yari yapanze byapfuye. Capone yatangajwe n'ubunyangamugayo bwa Victor, amuha amadolari 5,000 nk'igihembo. Icyo gihembo Al Capone yahaye Victor nicyo Victor yari agamije kuva mbere. Ntiyateganyaga gukoresha ayo mafaranga, ahubwo yashakaga kwereka Al Capone ko atamuhemukiye ngo atware 50,000 by'amadolari bye, nubwo ibyo yari kuyakoresha bitagenze neza. Ibyo byatumye Al Capone amuhemba 50,000 by'idolari. Igihe habaga ihungabana ry'ubukungu ryiswe Great Depression rikibasira Amerika, byaragoranye cyane kubona abakire bo gutuburira muri icyo gihe. Bityo Victor asubira kugukora amafaranga ya fake, ariko noneho abishyira ku rundi rwego. Mu 1930 yatangiye gukorana n'umugabo witwaga William Watts. Watts yacuruzaga imiti kandi yari umuhanga mu gucura no gushushanya neza ku byuma. Inoti bakoze muri icyo gihe nta hantu zabaga zitaniye n'iza nyazo, ku buryo abahanga mu gusuzuma amafaranga bazise super note. Mu gihe abandi bakoraga inoti ntoya kuko byabaga byoroshye kuzikora, bo bahisemo gukora iz'amadolari 100 nubwo arizo zagenzurwaga cyane. Victor yari abizi neza ko arizo note zigenzurwa cyane muri Amerika, ariko yari afite icyizere gikomeye ko izabo zidashobora gutahurwa. Icyo cyizere yari afite nicyo cyabaye intandaro yo gufatwa kwe. Mu 1931 Victor yongeye gukora ndetse no kugurisha ka kamashini ke ko gucura amafaranga ku musheriff wo muri Texas. Uwo mugabo amaze kumenya ko yatuburiwe, yaramukurikiranye kugera i Chicago, yaramufashe amufatiraho imbunda. Ariko Victor yirengagije ko afatiweho imbunda, yaratuje arabanza aratekereza. Mu kwisobanura yamubwiye ko bishoboka ko imashini yaba yarangiritse, amusaba imbabazi, anamwizeza kumusubiza amadolari 50,000. Bivuze ngo yaramukuye inshuro 2 ayo yari yaramuhaye. Sheriff yarishimye aragenda, ariko nyuma yaje kureba neza asanga ayo mafaranga yaraya fake nayo. Ari naryo kosa rikomeye cyane Victor yakoze, kuko iri kosa ryatumye ajya ku rutonde rw'abantu bakurikiranwa n'inzego z'ibanga z'umutekano. Muri icyo gihe leta yari ifite ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu. Leta yari iri guhagurukira kurwanya abakora amafaranga y'amiganano. Bumvishe ko hari inote nyinshi z'amadolari za fake ziri gukwirakwizwa, bitangira gukurikiranwa. Mu myaka mike yari ishize, Victor ndetse na Watts bari bamaze gukora arenga miliyoni y'amadolari atari aya nyayo, ndetse yaranakwirakwijwe mu baturage. Hari impungenge kuri leta ko ibyo byashoboraga guhungabanya icyizere cy'abantu bagiriraga amadolari, ndetse bikanahungabanya ubukungu bwa Amerika. Mu 1934 hashyizweho itsinda ryihariye rigizwe n'abakozi babitojwe, inzego zishinzwe imari ya leta, polisi ndetse n'abashinzwe umutekano ba leta zitandukanye zo muri Amerika kugira ngo bafate Victor. Muri Gicurasi 1935 amakuru yatanzwe n'umuntu utaramenyekanye niyo yatumye Victor afatwa. Polisi yamenye aho inyubako Victor yacuriragamo amafaranga yari iherereye. Ku itariki 10 Gicurasi bamenye amasaha Victor ubwe aza kuhagerera. Icyo gihe bakibimenya baragiye baramutegereza mpaka araza agwa muri ambushi yabo. Victor afatwa gutyo. Bivugwa cyane ko uwatanze ayo makuru ari Bill May, wa mugore bari barigeze gukundana, ngo yamutanze kubera umujinya n'ishyari nyuma yo kumusiga agakurikira undi mugore. Victor yahawe igihano cy'imyaka myinshi muri gereza. Nta mayeri noneho yari kubona yashoboraga kumurokora kuri iki cyaha gikomeye gutya. Muri Nzeri uwo mwaka n'ubundi yongeye gukora igikorwa cyatangaje benshi. Yatorotse gereza y'i Manhattan yari yarafungiwemo, bitaga ko idashobora gutoroka n'uwo ari we wese. Victor kugira ngo atoroke yakoze umugozi muremure akoresha ibyo yaryamagaho, akata ibyuma by'amadirishya akoresha igikoresho yari yarinjiranye muri gereza mu ibanga. Mu gihe yamanukaga ku rukuta yitwazaga ko ari umukozi ushinzwe gusukura amadirishya kugira ngo hatagira ukeka ko atorotse. Mu kuva muri gereza, Victor yasize ubutumwa muri gereza ku musego we bugaragaza ko yaciye amazi abarinzi ba gereza. Kubera izina rikomeye Victor yari amaze kugira, hashyizweho imbaraga nyinshi zo kumushakisha hirya no hino, maze mu gihe kitageze ukwezi amaze gutoroka bongera kumufata. Iki gihe nta mahirwe yo kongera gutoroka yari afite. Yakatiwe imyaka 20 muri gereza ya Alcatraz Federal Penitentiary, imwe mu magereza afite umutekano uhambaye ku isi. Icyo gihe afunzwe yakoreshaga izina rya Robert Miller. Hari n'abemeza ko iryo zina rishobora kuba ari naryo zina rye yiswe akivuka. Yamaze ubuzima bwe bwari busigaye bwose muri gereza. Yapfuye asize umusonga ku itariki ya 11 Werurwe mu 1947 afite imyaka 57. Nubwo atari umutubuzi wamenyekanye cyane kurusha abandi, yakoze ibintu bitazibagirana mu mateka y'ubujura. Benshi bavuga ko umujura wa mbere urusha abandi ari uwitwa Charles Ponzi, kubera umupangu uzwi cyane witiriwe izina rye, bawise Ponzi Scheme. Uyu nawe dushobora kumukoraho ikiganiro bitewe namwe. Niba wifuza ko nawe twazamugarukaho, byandika muri comment, ubundi tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndagushimiye kuba kuri iki kiganiro kugeza ku musozo. Wakoze.